bagashaka kuvangira umuryango wanyu RPF. yaba barabigeragezaga ariko nyine umuryango ukabona namba tuvuge nka bamwe babigeragezaga mu ngabo bikabananira bakabigerageza no mu bakadabara PF bikabananira. Icyo dushinzwe ni ukumwigisha no kumwereka eh, indangagaciro z'umuryango tukamusaba ko agomba kuzikurikiza. Iyo munaniye wenda agira icyo akongera akagenda, ariko amarembo aba akinguye, aho ashakiye araza kongera. Ubwo rero iyo agarutse, kuko nk'uriya yari minisitiri asaba perezida niwe wari wamuhannye kandi ari chairman wa RPF yamugira imbabazi, ariko araza asaba n'imbabazi n'abanyamuryango bose. Niko bikora mu muryango wacu wa RPF. Byatumaga akenshi babikoraga kandi bakabikorana bari no bahishira amakosa yabo babaga bifite amakosa ya ruswa no kurya ibintu, ugasanga rero bibananiye. Noneho bamwe bagiye bacibwa n'imanza, ugasanga baragiye umwanya batarananwa, uretse na Theogene we urukiko rwamuciye imanza, ariko fashe nk'akayumbu icyo gihe bari batangiye kumubaza batari gusiba ibintu ukora n'iki, ahera ko agenda nta n'icyo banavuze. Bigeze aho kubakebura yandi gukora. Reka tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikije ibiganiro byacu hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Ngiye ubasuhuza nitwa Simeon Mpumuza. Twizere ko aho muherereye, haba abari mu Rwanda cyangwa se n'abari mu ntara ya gatandatu dukunze kwita Diaspora, mukomeje kumererwa neza. Turi ku munsi wo kuwa mbere tariki 22 z'ukwezi kwa 12. Twinjiye mu kiganiro cya none. Ntabwo ari ubwa mbere, ni inshuro itari iya mbere, ni kenshi tukunze kuganira nk'uko muri kubibona kuri ekara zanyu na Honorable Tito Rutaremara, ni umuyobozi w'urwego ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda. Niwe tugiye kuganira. Reka ntangire muri ikaze Honorable, tubaha ikaze nanone kuri One Nation Radio. Murakoze. Yego, ngira ngo rero ntabwo wenda duhera kure kuko nta n'iminsi ngira ngo iragera kuri 3 bibaye mu mpera z'iki cyumweru zigana muri weekend. Abanyarwanda barabikurikiye, umuryango wa RPF Inkotanyi hari habaye kongere yawo, si ubwa mbere, ariko kandi ngira ngo namwe muri bamwe mu bagize umuryango wa RPF Inkotanyi. Reka wenda ntangire mbabaza nti iyi congress kuri iyi nshuro si ubwa mbere, ni kenshi, ariko noneho mwavuga ko isize ishusho ki cyane cyane ku banyamuryango ba RPF Inkotanyi? Iyi congress ni ya 17. Yego, nta si ubwa mbere tuzigira kuko irumva ari 17. Ishusho isize ni uko nyakubahwa perezida wa repubulika ariwe chairman w'umuryango wa FPR Inkotanyi yibanze ku kibazo cy'abayobozi badakora ibikwiye kugira ngo bahe serivisi abaturage. Ni nacyo kinini, ni nako nyine ngira ngo murabona ko hari inzego zimwe zahinduye bagira ngo urwego rwo hejuru rushake uko ruzatangira gukurikirana icyo kibazo, rukakurikirana neza kugira ngo barebe ko abayobozi babazwa inshingano zabo. yego, Zo kwegera abaturage, zo guha serivisi abaturage, ndetse zo kwigisha abaturage kugira ngo nabo babaze inshingano ababayobora, nabo bajye mu bandi babaze batabahaye serivisi, bakabaza kuki mutaduhaye serivisi, ndetse wenda bakagera nabo bavuga batereka tubahindure n'utundi dusanzwe tubatora.
ariko izo nzego zo hasi nyine zizagenda zibazwa inshingano n'inzego zo hejuru. Nicyo kinini cyavugaga muri ibyo, kugira ngo begere abaturage batange serivisi nziza. yego Mm. ngira ngo no mu ijambo rye yagejeje ku bari bitabiriye iriya kongere, iriya nama nkuru ya 12 y'umuryango FPR Inkotanyi, yashimiye abanyarwanda mu byiciro bitandukanye ku musanzu wabo mu iterambere ry'igihugu, ariko noneho haza kugaruka by'umwihariko ku bashinzwe inzego z'umutekano hamwe, ariko n'abaturage bakomeje kubumbatira ubumwe. N'ubundi turi mu mpera z'umwaka, ariko mwebwe mubona biriya ari iki bishatse kuvuga iyo umukuru w'igihugu ashimira inzego si rwo rwonyine, hari n'izindi yashimiye, ariko noneho cyane cyane umutekano, unakurikije n'uburyo ibindi bihugu mu karere turimo umutekano wifasha, ariko noneho akanabigarukaho abashimira, ariko n'abaturage ubwabo nk'ababigiramo uruhare. Mbese yashimiye ibice bibiri, inzego z'umutekano ko zigera ku nshingano zahawe, si ukuvuga ko wenda bijyaho 100%, ko ariko rwose zizigeraho, kandi birazwi n'abaturage bo babajije bati abo mwizeye cyane bakubwira inzego z'umutekano usanga bazemera ko birenze 96%. Urumva si perezida wenyine, n'abaturage bazishima, ariko abandi yashimiye n'abaturage bacu b'Abanyarwanda, kuko abaturage b'Abanyarwanda buriya nibo bafasha n'izo nzego z'umutekano gukora umurimo wazo, ariko cyane cyane bahagaze ku bumwe bwabo. Hari inzego nyinshi, abantu benshi bo hanze, za ONG zo hanze, ndetse n'abariya bari hanze bashaka iteka gusenya ubumwe bwabo, ariko abaturage bakabangira. Nibyo yashimye cyane, ko dufite abaturage bameze neza, ndetse ahera bavuga rero ati rwose murareba ko mufite abaturage bameze neza, abayobozi murakora iki kugira ngo muhe serivisi abaturage? Ati birateye ubwoba kubona mufite abaturage bazima bashoboye guhaguruka bagakora, bazi icyo bashaka, ntimubahe serivisi zikwiye. Ariko nanone yaravuze ati nuko nyine ngenda nkurikira ibibe ibyo bishikaje kugira ngo tubikosore, ariko ndabizi ko twagiye dutera imbere, kuko n'ahandi baradushima, natwe turabizi ko dushimwa, ariko yaba twakoreshaga imbaraga zacu zose dufite, ibi tuvuga twashobora kubikuba inshuro 2. Atanga urugero ati nk'uko muvuga ko ekonomi yacu izamuka ku 8 ati yaba twakoreshaga aya makosa dufite mu bayobozi ntituyagire, ati twageza no ku 10-11%, tugakora 10 cyangwa 11. Nibyo yavugaga, nibyo yerekanaga. Inzego z'umutekano yarazishimye nyine, kuko umukuru w'igihugu kandi akaba n'umukuru chairman wa RPF, ariko n'abaturage muzarebe iyo bageze babajije abaturage inzego bishimiye, bafitemo icyizere, iteka inzego z'umutekano ziza mbere zirenza 96%. Yego, nzi kwishima kw'abaturage. yego mubikomojeho ku byo n'ubundi yanagarutseho by'abashaka gucamo abanyarwanda ibice, biganjemo abari hanze y'u Rwanda. Yanabigarutseho avuga mu magambo ye, avuga ati n'abariya bahunze igihugu buriya nibo babanje gukoresha bari hano kugira ngo babanze bacemo ibice mu muryango wa RPF Inkotanyi, batandukanye abanyarwanda, bakabogeza wenda na bimwe mu bice, ati bariya bari za Amerika na Afurika y'Epfo. Hari abavuze batari ko buriya ni iki yashaka kuvuga, mwadusesengura muti ikintu urumva ntabwo uyobewe ko hari abanyarwanda bari muri FPR, bari muri Amerika n'abarimo, ndetse bari no mu nzego zo hejuru, bari no muri Afurika y'Epfo, ko muri icyo gihe bari bahari bashaka guca mu gice cy'abanyarwanda.
ndetse bamwe bakagenda abanyamahanga babashuka ngo muzi ko mwe mushoboye, mwe mushoboye gutegeka. Nibwo yababwira afite gutegeka buri wese, kuba umuyobozi kubishaka ntabwo ari bibi, buri wese akwiye kubishaka, atari ku buryo bwo kubigeraho nibwo bubi, aho kubabwira ngo wenda banyure mu baturage bazabigereho binyuze mu baturage babashukaga izindi nzira zitari zo. Ibyo rero yavugaga ko ariko ko babwiye mu baturage ari abanyamuryango ba FPR barabananira, ari n'abaturage basanzwe barabananira, abaturage baguma ku bumwe bwabo. Nicyo yashimiraga, ko dufite abaturage bazima. Mbese rwose ibice yashimye ni inzego z'umutekano, ariko byari nabyo twari tubizi ko n'abaturage iteka bazishima. Ibindi rero ni abaturage bose yerekanye ko ntabwo bwari ubwa mbere abivuga, yerekana ukuntu bagerageje kugira ngo abantu bose ari abantu bo hanze batatwifuriza amahoro, ari za ONG zabo bazanaga zikaza zigisha ngo nyamuneka leta si nziza n'iki, ariko abaturage bakabangira, ari abaza babwira ari bariya bakiri mu Rwanda niko babivugaga, yewe no hanze aho bari n'ibyo bagerageza, ariko abaturage barabananiye, bakomeye ku bumwe bwabo kandi bakomeye kuri iyi leta iriho. Yego, haba hari igihe haba hari igihe wenda kigeze kibaho, cyane cyane umuryango RPF Inkotanyi baba tugarukaho, haba hari igihe wenda byigeze bikomera, hakaba wenda habaho nk'igikuba cyacitse bitewe n'uko wenda bashaka kuyobya abantu, mbese wenda ugenekereje ukavuga bagashaka kuvangira umuryango wanyu RPF? Barabigeragezaga, ariko nyine umuryango ukabona namba, tuvuge nka bamwe babigeragezaga mu ngabo bikabananira, bakabigerageza no mu bakadaba RPF bikabananira, ariko byatumaga akenshi babikoraga kandi bakabikorana bari no bahishira amakosa yabo, babaga bifite amakosa ya ruswa no kurya ibintu, ugasanga rero bibananiye. Noneho bamwe bagiye bacibwa n'imanza, ugasanga baragiye umwanya batarananwa, uretse na Theogene we urukiko rwamuciye imanza, ariko fashe nk'akayumbu icyo gihe bari batangiye kumubaza batari ko si ibintu ukora n'iki, ahera ko agenda, nta n'icyo banavuze. Igeze aho kubakebura? Oya, ndibuka asinze ubwoka akayumba nk'umwe wari umuyobozi mukuru, perezida wenda yaramukebuye, ariko twebwe ku muryango wa RPF twaramuhamagaye kuko hari ibintu yakoraga bitari byo, yambura amasamba abantu n'iki n'ibintu byose agenda agafata. Tumubajije turavuga, aravuga ati reka ntekereze nzagaruka ejo bundi tubisubize bisobanura byose. Bucya agenda yambuka, arahunga atanabisobanuye. Urumva yahereko agenderwa nuko yari azi ko hari byinshi. Ariko mu bandi banyamuryango rero bo wenda urumva mu muryango nacyo bivuze, iyo abantu bahuriye hamwe bashobora kwicara bagakegurana. Mu banyamuryango bo nta gikuba cyabacitsemo ngo bavuge bati nta gikuba. Iyo ubonyemo nk'abantu 3, 4, 5 wenda bari hamwe nawe, ndetse wenda bamwe bakaza bakavuga bati yaratubeshyaga ibi n'ibi, batarenze nka 20. Umuryango uba ufite abantu bageze kuri 100,000 nta gikuba kinini cyacitse, uretse ko yageze hanze, ahubwo yagerageje gukoresha igihe bajyaga batera amagrenade hirya no hino. Nicyo kibazo cyageze, nta wundi nta gikuba kinini cyacitse mu muryango. Cyo kuba nibyo yavugaga ati bakanze ku banyarwanda barabangira, ubwo ni abanyamuryango bakanga ku banyarwanda basanzwe barabangira, nacyo perezida yashimaga.
yego, ntibyagombye kuza kugira ngo bigere aho biba igice kimwe cyagiye ikindi cyagiye hariya, abo bakanzeho barabangiye. yego, N'ibyo perezida yerekanaga ko bagiye bakanga abanyamuryango bakanangira bakanga ku banyarwanda basanzwe barabangira. Nibyo yerekanaga ko iyo kapasite y'abanyarwanda kwanga kumenya ukuri kwabo bagakurikiza ukuri kwabo, uje kubashuka bakamwangira. yego, Ni urwo rugero yatangaga yanabashimaga, yego, kuko bitageze aho uvuga ngo batwaye igice kimwe gitangiye kwigira gishya, kuko abanyarwanda baranze barabangira, wenda ntihabuze umwe babiri batatu nkawe gusa. yego. Hari n'aho yabivuzeho atanga urugero ati hakaza n'abantu bavuye i Burayi atari kuzi ko ari wowe ukwiye kuba perezida, kandi ngo bikamujyamo akabishaka, ariko ati kubishaka si n'icyaha ariko hari inzira binyuramo. Byigeze bibaho kuko yarabivuze, abantu baribaza bati urumva we uko afite serivisi za sekirite nyinshi zimuha informasiyo, ubwo yarabibonye, ntabwo avuga ikintu atabonye. Ariko natwe turabazi, bamwe bajyaga baza bakoranaga nabo b'Abongereza n'abahandi, hari abo tuzi nk'aba, ariko utazi ko byari binini nk'ibyo. Ariko we kuko inzego z'umutekano zimuha amakuru yuzuye, arayafite menshi, ntabwo yavuga ibintu nka biriya atabifite. yego, ubwo arabafite amazina n'aho baturukaga n'icyo bakoraga n'igihe babikoreye. ariko se bakumva ko byari bishoboke muri iyo nzira, kuko ariko se ntabwo bigeze kumva tugitangira tugeze kwirukana za ONG. yego, yego, za ONG zazaga ugasanga zibuza abanyarwanda, ndibuka tuvuga ngo abanyarwanda bajye mu byabo, bo bagashaka ko ziguma mu makambu, ngo bakabashuka ngo bazajya babagaburira buri gihe. Noneho zigashuka abanyarwanda ngo nimwange iki gihugu, ni mu kirwanyi bwo mwaje, noneho barazirukana. Zagiyeho zarirukanwe ku mugaragaro, ariko burya izindi zakomeje kujya ziza buhoro, n'abo bahura nabo hirya no hino. yego. Mu ijambo rye kandi yanashimangiye ikintu kijyanye n'ubumwe, inshingano n'ubuyobozi bw'igihugu. Mubyumva mutano ibi bintu muri gahunda za leta y'u Rwanda? Urumva ubumwe nicyo kintu cya mbere tugeze muri iki gihugu twitayeho, nicyo kintu RPF yaje ishyize imbere, niwo murongo munini wo kuzana abanyarwanda. Mbese bitangira ureba n'ingabo iza kera bazizanamo, zinjira mu bindi, amapariti ajya hamwe, akorera hamwe, abanyarwanda tutangira kugenda twubaka ubumwe buhoro buhoro kugeza urumva rero icyo yagomba kukizana, kuko nicyo cya mbere cyubatse iki gihugu kuva 1994. Uzi ko ibintu byose byari byapfuye. None ureba igihugu cyamaze imyaka 50 n'abakoloni, barimo babyigisha amacakubiri, none kikabana muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri bigisha amacakubiri, ndetse bikagera n'aho biba jenoside, bikagera n'aho iyo jenoside iba. Urumva ubwo bumwe ko bwari bwarasenyutse, noneho gutangira byari ngombwa rero gutangira kubwubaka. Burya bubaka ubumwe rero ntubwubaka uvuga ngo ndabwubaka n'abanjye, ubwubaka na ba bandi mwari muhanganye. Ubumwe bw'abanyarwanda ni ikintu kinini kuri RPF no kuri chairman wabo, cyangwa nicyo gituma kigarukaho. Yego. Hari ikintu nanone yakomojeho, ariko ntabwo ari inshuro ya mbere akunze kugarukaho, akavuga ati ariko se kuki abayobozi mutakwibwiriza, kuki buri gihe ari bwo muhora musoreza ku kuvuga ngo mutubabarire tuzabikosora, ariko ikintu kijyanye na accountability akunze kukigarukaho kenshi nk'iyo ari kugira inama cyangwa se gukebura abandi bayobozi bafatanyije kuyobora iki gihugu. Kiriya kintu mukibona mute nk'intara? Ni nacyo kinini cyari cyaje muri iriya nama, kuko yari yabanje no kugirana inama
ni bakuru bo muri RPF nanjye nari ndimo. yego, Eh, icyo urumva arakwezi dufite abanyarwanda ni beza, yego, bameze neza kandi ugasanga dufite politiki nziza n'inzego zubatse neza, ariko serivisi ntizigere ku banyarwanda. yego, Urumva ko ari ikosa ry'abayobozi. mm, Ni ikirere kigomba gukorwa, ni ukugira ngo barebe ko abayobozi bagomba kureba kubazwa inshingano zabo, kubazwa ibyo bakora kuri buri nzego kurinda ugera hasi. Icyo gihe ntibabazwa ibyo bakora, ni ukuvuga ko bazabaza bati wowe ushinzwe gutanga ibi ngibi kuki utabitanga. Icyo gihe iyo babimubajije ntabikore, hajyaho ibihano, bagashaka abandi bakajyaho. Igikorwa cyari gihari cyari cyo kuvuga ngo reka inzego zacu, zaba iza RPF, zaba iz'igihugu, zibazwe inshingano zabo, zibazwe n'izindi zo hejuru izo nshingano, ndetse n'abaturage babaza izo nshingano kugira ngo bazikore uko bikwiye. Kuko ntabwo wagira politiki nziza ukagira inzego nziza ariko ibikorwa ntibibe byiza, ubwo ni abayobozi baba babuze. Buriya nicyo perezida yashakaga kwerekana, yego, ashaka ingero kugira ngo abantu tubyumve neza. Atanga urugero rwa karere ka Kayonza, aho ahantu hitwa Ndego ni agace imvura igwamo gakeya, ariko iyo habonetse inzara nk'iyo, ahandi ibyo kurya barahari, leta ifite, igihugu gifite ibyo kurya barabibazanira. Abayobozi ba Kayonza bigira mu bindi, bamara igihe batarashyaye abaturage barabana. yego, Urumva ubwo ni urugero yatangaga. Yongera atanga n'urugero rw'aho umuhanda, kandi umuhanda usohoka ujya hanze inkangu zaraje zigwamo, umuhanda warawihorera, ntiwagira bareba izindi private. Yabaza minisitiri ati bose twagiye mu zindi private ntitwayahaye private, ati kukize mutabaye private kandi ari wo umwana byibutse, burya yatangaga ingero, yego, yatanze ebyiri zerekana ibyo. Ariko icyo yashaka kuvuga yagira ngo bayobozi, yego, nyamuneka nimukore umurimo wanyu. Ubu ngubu biratangiye, tugiye kujya tubabaza icyo mukora. Mugomba kuba accountable, mugomba kureba ko inshingano zanyu muzikora, mukabyereka inzego z'ibanze, ndetse hakaba control, bakaza kuza kubareba, kureba ko mubikora. Binaniranye bikavaho. Nabyo yabazaga abantu ati bose kuki ari nka perezida wa repubulika ugomba kubaza ibyo ngibyo, mwebwe bandi banyamuryango barafata nk'urwo rwego rw'Kayonza, ko hari abandi b'i Kayonza n'abandi bose babizi bamenye ibyo, kuki batashakuje bati iki ni ikibazo, bakabwira inzego, bakanga bikajya no hejuru, bigatuma abantu tujyaho kureba. Ati ku mwese muba mubireba, abayobozi wenda batari n'abayobozi b'akarere, ariko uri umuyobozi uri aho ngaho, uri uwo hirya, uri umuturage wa hariya wahunga, kuki mutabivuze, mutabireba ngo mubivuge hakiri kare icyo kibazo kirangire? Ugasanga rero ikosa si iry'abo bayobozi bonyine, n'abandi bari aho b'abayobozi wenda badashinzwe abo baturage, ariko bareba ikibazo nk'icyo, ko bakwiye guhaguruka bakamagana nk'ibyo, bigatuma noneho uwo muntu aba accountable, uwo wayibona akaba accountable hakiri kare. Kuko nk'uwo muyobozi bavuyeho abayobozi bombi hashize igihe kandi abaturage barababaye, ariko iyo bivuga kare biba byarakozwe hakiri kare. Nibyo rero yashaka kwerekana ko abayobozi dukwiye kuba accountable ku bayobozi bandi no ku baturage, tugakora umurimo wacu. Ariko agatanga ingero, rero yafashe izo ngero kugira ngo dukunde twumve icyo kibazo neza. yego, Ariko ikibazo cyari cyo accountability y'abayobozi na control idakorwa. yego,
bigategereza ko ari buzabikora nyuma. yego. Mm. honorable umuntu aho ngaho ashobora kwibaza akavuga ati nk'umwe mu bakada cyangwa se mu bantu bazi uyu muryango wa RPF inkotanyi mu gutangira kwawo, iyo murebye aho igihugu kigeze, kuko ni nawe ufite chairman uyoboye iki gihugu akaba nawe nyakubahwa perezida wa repubulika, iyo murebye intego z'iterambere iki gihugu wenda cyifuzaga, mujya no gutangira urugamba rwo kubohora igihugu, nyuma igihugu kiriyubatse, mubona aho ubu kigeze n'ubwo hakiri challenges cyangwa se ibibazo, mubona mu by'ukuri intego mwari mufite mutangira n'aho igihugu kigeze kiyubaka bihura n'ibyo mwari mwarahaye umusingi umuryango wa RPF? birahura na perezida wa repubulika yarabivuze, birahura kuko tugenda dutera imbere. ariko icyo avuga ati turatera imbere nibyo, ariko yaba twakoreshaga imbaraga zacu zose twateye imbere kurushaho. ni icyo ngicyo, naho gutera imbere turatera imbere, ariko arashaka ko dukoresha imbaraga zacu zose tugatera imbere kurushaho. ni nacyo si abaturage, si ikosa ry'abaturage, ni ikosa ry'abayobozi. icyo gisigara abayobozi bakoze neza, niyo ntambwe isigara yavaho. noneho kugira ngo dutere imbere wenda tugera ku 8%, wenda dutera imbere buri mwaka, tugatera imbere tugera 11%, tuba twararenze aho turi. ni ibyo ngibyo, no gutera imbere ko turatera imbere, ariko dukoresheje imbaraga n'ubushobozi dufite, kandi birashoboka twarenzaho. ni n'ibyo aba ashaka kumva ko dukora nkaho mbese dukoze nk'uko akora twatera imbere kurushaho. ibyo dutera imbere, naho gutera imbere ho turatera imbere, n'isi yose irabizi, abantu barabizi, natwe turabibona. ariko rero yaba twakoreshaga imbaraga dufite, ubushobozi dufite, tukabikoresha neza uko bikwiye, twatera imbere kurusha uko dutera imbere uyu munsi. yego. ikibazo cy'umutekano mu karere nacyo yakigarutseho, yewe na mbere yari yabikomojeho. tuzi ibibazo bihari kuri ubu by'umutekano muri bimwe mu bihugu duturanye, ariko urebye wenda urwego u Rwanda ruriho muri aka karere k'iburasirazuba bwa Afurika, n'ibibazo by'umutekano muri rusange bihari, mubona mute ibyo Perezida Kagame yavuze ko gushimangira ikintu cy'ubudahangarwa bw'igihugu, ariko kandi n'imibanire n'ibindi bihugu? urumva nyine uko kubona inzego zacu z'umutekano zikora neza, zikabona umutekano uhagije, igihugu kikagira umutekano uhagije mu bice imitekano itariho kandi itameze neza, bitera indi ngorane ituma bariya babona tufite uwo mutekano, noneho bagashaka kuwutwambura. ni nk'ibyo, ni nacyo gituma ubona nabo tudafite icyo dupfa, ukumva barashakishije n'abandi nk'uko nguko. ni ukureba babona bati iki gihugu cyavuye mu bibazo byinshi bikomeye, kibyikuramo, kiyubakira umutekano wacyo, kinarangije ibindi bihugu bya Afurika biwukene birabasaba bakajyayo kuwutanga. bituma rero ibihugu bikikije n'ibindi usanga bifite ishyari ry'ibyo ngibyo, kuko iwabo bitameze neza n'ahandi bitameze neza. haboneka ikibazo nk'uko muri Kongo yo hakurya, ikibazo gisanzwe cyatangiye na RPF itarabaho, ko abanyekongo b'abanyarwanda bavuga ikinyarwanda cyane cyane b'abatutsi batemerwa, byatangiye na RPF itarabaho. igihe cya mbere cyo cyabamo Mbutunigi, ikibazo kikaba kiriho kugeza n'ubu ngubu kitarangira.
noneho kuko babona ko u Rwanda abo bantu ari abanyarwanda kandi bakaba bavuga ikinyarwanda, babona ko ari abanyarwanda bafite kompozisiyo imwe n'iy'abanyarwanda bari mu Rwanda, bakabona u Rwanda rufite umutekano. Noneho bariya iyo barwaniye uburenganzira bwabo baravuga bati ni u Rwanda, ariko babikura kuko mbere nyuma ya jenoside Kongo ifashijwe n'ibihugu by'i Burayi bimwe bakiriye iriya leta y'abakoze jenoside, bakira abasirikare babo, bakira n'interahamwe, noneho baziha tereyiningi aho ngaho. Abantu bakabaza, uko twabazaga Loni tuti ku bundi impunzi bazisepara abasirikare bakajya ukwabo kandi bakabambara intwaro, none ko bitakozwe ni kuki? Bakatwihorera. None twanabaza, none se ko ikatubyemere ku bundi mu mategeko internationale bata impunzi ndetse cyane cyane nk'izi zifite intwaro bazigizayo muri kilometero 150, ko mwe mutabikora mukaba mureba muri kilometero 2-3. Komite internationale baratwihorera. Bituma rero kuko bakomezaga batera mu Rwanda, batera, bituma abanyarwanda u Rwanda rujya kubigizayo, noneho rufatanya n'abarwanyaga mu mbuto rukuraho mu mbuto. Naho ngaho rero bituruka bakaba bakiturega ngo turiyo kandi wenda tutariyo, atari ibyo. Ariko ari ikibazo cyatangiye na mbere igihe cya mbuto kera, nyuma y'urupfu rwa Lumumba ibibazo byagiye biza bya Kanyarwanda n'iki batabashaka muri kiriya gice. N'ibyo rero noneho ugasanga n'ibyo intambara kidukururamo n'ubu. Ariko noneho twagira n'ikibazo kuko impunzi z'abari ziri iwacu, kandi gusa n'iziri iwacu gusa no muri Uganda zirahari, ni Burundi zirahari na Kenya, impunzi zabo ngabo ziri iwacu. Yewe n'ejo bundi M23 itera, ntabwo yateye ituruka mu Rwanda, yateye ituruka muri Uganda, ariko zumva bavuga ngo bavuye i Rwanda kandi bazi neza ko bavuye muri Uganda. Baravuga bati bavuye muri Uganda, bavuye ngo icyo gihugu cyagize gishya, ariko iteye gusanga bari mu Rwanda. Kandi aho biranahura n'ikintu si inshuro ya mbere abigarutseho avuga ati ariko ka Rwanda ukarebye ku ikarita kubona n'ubundi ari gato, ariko kuki buri gihe iteka usanga ariho batunga urutoki? Mwe mu mboni yanyu mubisesengura mubona biterwa n'iki? buri kibitera usanga ko ntuzurumva buriya ka Rwanda twari ubwa mbere tukinjira mu Rwanda hano nyuma ya jenoside, abantu bavuga ngo iyi leta tuyiha, ndibuka ngo abarejende tubaha imyaka 2 bazaba bananiwe. Ndetse n'igihe babwiraga abantu bari hariya babikindi baririmba mu ndirimbo zabo hamwe n'abasirikare n'ababafashaga b'Abafaransa n'abandi, ngo rwigera urume, ngo ni turarubonye mu minsi mike tuzarwananiwe turudusubiza. Urumva abantu bose bumvaga ko bidashoboka, ariko bagiye kubona buhoro buhoro turarwubatse, twubatse ubumwe bw'Abanyarwanda, ndetse duteye intambwe, dutangiye no kubaka ekonomi, twubaka governance iba nziza, ndetse n'ibihugu bitangira kuza kuyireba uko imeze neza. Ibyo bitera impungenge abantu benshi, cyane cyane Abanyafurika bagira ipfunwe, kuko usanga nk'ubwo agahugu kacu kagenda gatera imbere, abandi bakabaza ati ariko kariya gahugu kari muri jenoside kari karashwanyaguritse, ko gatera imbere kuki twe tutatera imbere? Ubumva rero ko ibyo Abanyafurika abayobozi bakugirira ishyari, ndetse bagira batyo bakabona urubyiruko rwabo n'urundi ruravuga ngo turashaka rwose ngo cyaduha Perezida Kagame akaza akarutuyobora. Ukumva rero ibyo bitera ishyari nk'Abanyafurika, nabo twifuriza inzira. Iyo Abanyaburayi rero nabo urumva bamenyereye yuko biriya bihugu n'Ubufaransa n'Ubwongereza
icyo umunyafurika agiye gukora abanza kuza kubabaza, akababaza ati nkora iki, noneho bakabona u Rwanda rutaje kubabaza, noneho kandi bakabona u Rwanda rwikorera ruragenda bitera imbere biba byiza abandi babikunda, noneho ugasanga ibyo bihugu byo biravuga ngo kariya gahugu karatanga urugero rubi kuko karakora neza, karatanga urugero rubi ko bariya bantu bose bazatuvaho nk'uko ko kikorera kabona ubwigenge bwabo. U Rwanda rero rukaba rukora ibyarwo rutagishije inama bariya, rudasabye uruhushya uwo ari we wese, rwigenga mu bitekerezo byabyo, abandi banyafurika batabikora, bituma rero n'ibyo bihugu byo hanze bitwara. Noneho byagerayo n'ibihugu tuba dukorana nk'ibi ngibi, byagwira nk'ibihugu nk'Ububiligi, ukabona Ububiligi uragenda, minisitiri w'Ububiligi aragenda tuvuga hose nabi mu bindi bihugu by'i Burayi n'iki, byatumwe n'aba Gisekedi na Muyaya, ugasanga rero yabibwiye ibihugu byose, bakavuga bati ako kagahubuka k'Afurika kirata gatyo, ugasanga batwanze bose. Ni nk'ibyo, nicyo gituma nyine ubona turi aho baduhora ubwigenge bwacu, dufite ubwigenge mu bindi bidafite ubwigenge, dufite izina ryacu tugenda twubaka rigenda rikura, abandi batabifite, ndetse ba bantu urubyiruko rwa hirya no hino rurarudukunze, abandi badakunzwe, ugasanga rero ibyo nibyo bituzanira ibyo bibazo. Noneho tukagera rero n'abo ngabo duhanganye nabo batanga amafaranga hirya no hino mu badepite b'i Burayi bo muri Amerika ngo batuvuge nabi, ndetse hakaba n'ibihugu bimwe bihaguruka nka minisitiri w'iterambere w'Ababiligi agahaguruka agenda bituvuga nabi hose mu izina rya Kisekedi na Muyaya, byatumye reka Rwanda abo bari mbese n'uwo muri Australia batari ko ka Rwanda ko bavuga kameze gate, hariya hose muri conseil de sécurité ugasanga batureze ambasaderi wacu arihanangiriza agahaguruka agahagaraka akarwana nabo n'ibindi, batari ko akagahugu k'Abanyafurika kavuga n'ibyo rero tuzira nta kundi. Yego, mu byo twabonye wenda turi kugenda tugana ku musozo, nanone byaranze iriya nama nkuru y'umuryango, y'inteko rusange ya 12 y'abanyamuryango wa FPR Inkotanyi. Si ubwa mbere, yewe biranashoboka ko atari ubwa nyuma. Hari ikintu gikunze kugaragara iyo abanyamuryango bahuye, habaho uko gukeburana twagarutseho, ariko hakabaho na bamwe nubwo twigeze gukomoza wenda ku bataranye basaba imbabazi. Kuri iyi nshuro nabwo twarabibonye, si ubwa mbere, ariko ngira ngo abantu babonye umwe mu banyamuryango ba FPR Bamporiki Edouard, yahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi, hari ibyo yari yakoze, niyo ya accountability, arabibazwa cyangwa se aranabihanirwa, ariko nyuma haza kubaho imbabazi. Twongeye no kubona asaba imbabazi, avuga ati nsabye imbabazi abanyamuryango, ndetse na chairman w'umuryango anamushimira ko arangwa n'imbabazi. Kiriya kintu cy'imbabazi gisobanuye iki? Hanyuma kuba umunyamuryango yavuga ati nubwo natanye ariko mumpa andi mahirwe kandi akababarirwa. Muri mwebwe b'umuryango wa FPR Inkotanyi ni iki bivuze? Ni iyihe shusho abanyarwanda bakwiye gukuramo? Buriya ni iki gituma FPR atari paritaire w'umuryango? Burya mu muryango wawe abana bawe ntubirukane. Mu muryango umwana yabaye ikigoryi aragenda, ariko iyo agarutse asaba imbabazi mukamwakira. Burya muri FPR ntabwo yirukana abantu, ubaye ikigoryi agira atya akigendera, ariko iyo agarutse agasaba imbabazi nanone muramwakira, mukongera mukamurera hamwe n'abandi. Niho tutaniye n'amapariti, kuko twe ni umuryango. Nicyo gituma tuwita umuryango wa FPR. Ni umuryango uje wese awuzamo turamwakira. Icyo dushinzwe ni ukumwigisha no kumwereka indangagaciro z'umuryango, tukamusaba ko agomba kuzikurikiza. Iyo munaniye wenda agira icyo akongera akagenda, ariko amarembo aba akinguye, aho ashakiye araza kongera. Ubwo rero iyo agarutse, kuko nk'uriya yari minisitiri, asaba perezida niwe wari wamuhannye, kandi ari chairman wa RPF, yamugira imbabazi.
ariko araza asaba n'imbabazi n'abanyamuryango bose. Niko bikora mu muryango wacu wa RPF. Ntabwo nta muntu tujya twirukana, umuntu niwe wijyana. Ntabwo burya mu muryango w'abantu ntiwirukana umuntu wawe. Iyo abaye ikigoryi aragenda, ariko yakwicuza akagaruka, yaza agasaba imbabazi murongera mukamwakira, ukongera mukamuha za ndangagaciro, nyamuneka zikurikize, mukamuha ideology ya RPF, nyamuneka yikurikize, ukamwereka politiki za RPF bikurikize, bakabikurikiza. Niko twakira bagiye baragaruka, n'abaje niko tubakira. Niko umuryango wa RPF uteye buriya. Yego. Tugana ku musozo rero, ndetse tunabashimira kuba mwongeye kwemera ko tuganira. Akenshi iyo turebye ibivugirwa mu nama zitandukanye iyo zabahuje abanyamuryango ba RPF Inkotanyi, akenshi ubona ko hari inama zivugirwamo ziba zigirwa abanyamuryango muri rusange, ariko ubutumwa bwanyu, wenda tunagendeye cyane cyane kuri iyi iheruka, munarebye wenda ku bibazo bigihari, challenges, nubwo hari urugendo aho u Rwanda rugeze uyu munsi, ariko hari n'ibyo rugihangana nabyo. Mubona ukurikije ishusho wenda y'iyi nama cyangwa icyo mwari mugambiriye, n'u Rwanda aho rugana, mubisesengura mute ubutumwa abanyamuryango muri rusange nyirizina bakwiye gukuramo, ariko n'abanyarwanda, cyane ko ari mwebwe mufite umukandida unayoboye iki gihugu, bagakwiye gukuramo irihe somo mu mboni yanyu? Ni ubuhe butumwa mwasorezaho cyane cyane ku ishusho y'inama iheruka? Urumva icya mbere ubutumwa dufite ni uko icya mbere reka twishimire ibyo dufite. Yego. Dufite ubuyobozi bwiza n'umuyobozi mwiza, bose ni ikintu. Icya kabiri, dufite ideology nziza nzima, ndetse na politiki nziza. Yego. Icya gatatu, twubatse inzego izo politiki zikorerwamo kandi ni nziza, zirashoboye. Ikindi nicyo perezida yatubwiye, dufite inzego zacu z'umutekano zikora neza, ndetse dufite umutekano wacu w'igihugu dushobora kwisanzuramo tugakora neza, ndetse tukaba twabisagurira n'abandi. Ikindi ari nacyo gikomeye, dufite abanyarwanda bumva ubumwe bw'abanyarwanda kandi bashaka kubuhoranira. Ibyo ni ibintu binini dufite. Igisigaye rero, twebwe twakoraga neza, ariko birashaka ko dukora neza kurushaho. Bwa gapu yabagaho ituma tutagera ngo dukore neza wenda 90% za energy yacu tuzikoreshe, nituzikoresha ubu twihaye icyerekezo 2050, vision 2050. Twifuza ko muri icyo gihe tuzaba twageze ku kigereranyo cy'ubukungu cyaba ibihugu biteye imbere muri iki gihe, ko tuzaba tubiriho ibihugu byo hejuru, tutakiri mu bukene cyangwa ubukire buciriritse, ariko turi mu bukire. Nitubikora neza rero tuzabigeraho, cyane cyane, ariko cyane cyane urubyiruko rwacu. Kandi urubyiruko rwacu ubu rwarize, rufite imvuyo hejuru, kandi rwagiye rugira amahirwe y'uko bagiye rujya mu nzego hafatirwa ibyemezo, nabo bakiga gufata ibyemezo. Nibo bazashinga iyi politiki, ko twizeye ko bazabigeraho. Amahirwe ni uko urwo rubyiruko rwacu, izo nzego twavugaga z'abayobozi zigifitemo utubazo, uko tubazo tuzarangira, noneho tukagera kuri vision yacu 2050, intego yacu twihaye barayigezeho. Yego. Nibyo nakubwira. Noneho reka tubashimire cyane, hanyuma kandi n'ubundi turi mu mpera z'umwaka, turifuriza mwebwe n'umuryango wanyu kuzagira noheri nziza n'umwaka mushya muhire. Twarabanye muri
uyu mwaka mu biganiro bitandukanye. Reka tubashimire no kuba tunasoreje no kuri iki ngiki, kandi turanizera ko wenda n'ubutaha nibikunda muzatwemera. Sabwo niba nkiriho muzagaruka umwaka utaha. Nanjye mbifurije Noheli nziza. N'abumva televiziyo yanyu, mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, uzabere w'amahoro. Umwaka utaha tuzongere tuvugane bameze neza, kandi tuzubake igihugu cyacu. Yego, inshuti rero bakunze mwarimu dukurikiye, naha dusoje ikiganiro. Reka dusoze tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Ngiye twari kumwe, nitwa Simeon Mpumuza, naho utaha.